bigaragara mu gihugu cyose ko umutekano ari wose, umutekano ni wose, ndetse bituvuga ndahamya ko na buri muturage aho ari teza amatwi RBA yabera umutangabuhamya. Mu myaka yashize hari igihe hajyaga hakunda kugaragara ibikorwa byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, havugwa amagambo adakwiye. Ibyo bikorwa uyu mwaka cyangwa se mu gutangira icyunamo byaba byaragaragaye mu gihugu, turagira ngo niba byarabaye mwe mwadohereza n'ingero. Urakoze. Ntabwo byabaye nk'uko byabaga imyaka ishize, ariko ntibenacika burundu. Na bike ibyo byabaye ntabwo byahungabanyije igikorwa nyirizina cyo kwibuka. Dufite ingero hirya no hino mu gihugu z'umuntu ku giti cye wabazwaga impamvu atagiye kwibuka, agasubiza mu mvugo mbi yuko bitamureba, ndetse hariho n'undi wamenyekanye agenda kwiza ibihuha by'uko muri uyu mwaka, muri iki cyumweru, gahunda yo kwibuka idahari. Hariho n'undi weruye yerekana yuko we iyo gahunda yo kwibuka ari y'Abatutsi gusa. Ibyo rero byose iyo bihuje cyangwa iyo byumvise ukabihuza n'itegeko, byose bigaragara ko ari gahunda yo guhakana jenoside yakorewe Abatutsi. Abo bose biturutse ku bimenyetso biba bihari barafatwa bagashyikirizwa ubugenzacyaha, hagakorwa amadosiye. Ariko nk'uko nabivuze, n'umuntu ku giti cye hirya no hino, umwe mu karere. Ndetse ikindi twanavuga n'abantu bacyumve, kuko ngira impamvu tubivuga no kugira ngo bifashe abantu haba guhinduka kuba bitekereza cyangwa se gukurikirana ababikora ku buyobozi n'abandi. Ubona ari ibintu bakoresha kenshi, hariho n'ibindi bakoresha ubutumwa ubu ngubu bw'itumanaho bushyashya, umuntu ukwirakwiza ijambo abandi batazi ko kurihererekanya nabyo ari ukutiza umurindi waryo bakarihererekanya. Nta bindi bikorwa byaba byaragaragaye nko mu myaka yashize hajyaga hakunda kubaho nk'ibimenyetso byo guhakana no gupfobya jenoside, wenda nk'urugero hakabaho nko gutema inka y'umuntu warokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo byigeze bibaho, usibye ibyo wari umaze kutubwira byo guhakana no gupfobya jenoside abantu bakoresha amagambo. Muri iyi minsi ibiri, kuri uyu munsi wa kabiri dufite, guhera ejo aribwo igikorwa nyirizina cyatangiye, ntabwo turagira urugero bifite ubwo buremere. Muri iki gihe nta bikorwa bishobora kuzagaragara by'abantu wenda bashobora kutitabira ibiganiro, akagira nk'umuntu uvuga ati ngewe ndi ku kazi, bitewe n'uko ubu ngubu hari amabwiriza abemerera gukomeza imirimo nk'uko bisanzwe. Nibiramuka bibaye nka polisi muzabyitwaramo muti? Twatanga inama yuko abantu byose babihuza, gahunda zo kwibuka zaba amasaha akuze, abantu basimburana, ibintu nk'ibyo, ariko bikagaragara yuko twahaye agaciro gahunda yo kwibuka, ndetse twahaye n'agaciro umurimo. Ngira ngo nicyo ngicyo ubutumwa bwari busobanuye. Turifuza rero yuko hatagira ubikora afite inyuma umutima wo gupfobya, wo guhakana, cyangwa wo gukomeza guhembera ingengabitekerezo. Ngira ngo wakora ibyo niwe wahura n'itegeko naryo rikamujyana mu maboko ya polisi.